Umuhanzi King James we akora ibintu bye yipoye yicecekeye, yajya gushyira hanze indirimbo, iyo ndirimbo ye ikarebwa n'amamiliyoni n'abantu benshi cyane. King James rero we akomeje kwandika amateka akomeye cyane mu muziki nyarwanda, aho mu gihe imyiteguro y'igitaramo cye gikomeye kizabera hano muri BK Arena ikomeje gufata indi ntera ikomeye cyane, intera yo ku kigero cyo hejuru ugereranyije n'abandi bahanzi tuzi hano mu Rwanda. Amatike yose rero yamaze gushyira mu minsi itatu gusa rero atangiye kugurishwa iminsi itatu, aya matike yari yamajije kuba yashira. Uyu ni King James, umwami James. Ibi rero byatumye benshi bibaza ibanga ry'uyu muhanzi umaze imyaka igera kuri 20 ku isonga ry'umuziki, ndetse na bamwe batangira rero gusobanukirwa ko igisubizo kiri ku rugendo rwe rurerure rwaranzwe n'impano, ubwitange, ubwitonzi n'imikorere ihamye. Uyu King James ni umuhanzi witonda cyane, ngira ngo abakunze gukurikiranira hafi umuziki nyarwanda, amakimbirane akunze kuba mu muziki nyarwanda, King James we nta hantu tuzi yagiranye amakimbirane na mugenzi we. Ibyo tujya twumva Bruce Melody na The Ben, abahanzi bano ba Papa Cyangwe, bano ba Elema, bano bande nyine tuzi ko ari ibitangaza, ko bafite impano kandi bafite public ibakurikirana. Tujya twumva bamwe bavuga ko bafitanye ibibazo n'abandi, ariko uyu King James we kuva yatangira umuziki mu myaka za 2006 gutyo, mu myaka za 2007, 2008 n'9 kugeza muri 2026, uyu munsi King James nta muntu ndumva aragirana amakimbirane nawe, ibye abikora yicecekeye yipoye, agakora kabisa umuziki urimo uburyohe bukomeye cyane. Rero uyu King James yavukiye i Kigali, akurira mu muziki no mu uburere bwiza, akurira ntago ari uburere bw'uturere tw'igihugu, ahubwo ni mu burere bwiza. Yavukiye hano i Kigali, akura rero afite uburere bwiza. Ruhumuriza James wamamaye nka King James yavukiye i Kigali ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane 1990. Uyu rero yavukiye mu bitaro bya CHUK, ni umwana wa gatandatu mu bana 7 b'iwabo, akaba rero yararerewe mu muryango w'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ni ibintu byamufashije gukura afite imyitwarire myiza, ikinyabupfura n'indangagaciro zamufashije kuramba mu muziki, atarangwa n'amakimbirane cyangwa imyitwarire ituma bamwe mu bahanzi bata umurongo. Uyu ni King James. Abahanzi bamwe bagenda bata umurongo bitewe n'ikinyabupfura gike cyangwa se n'indi myitwarire idahwitse, ariko King James we yakuriye mu muryango wa Gikristo. Impano ye yo kuririmba yatangiye kugaragara mu mwaka wa 2006 ubwo yigaga kuri AP Rugunga, aho yatangiye rero kuririmba indirimbo ziganjemo izo mu njyana ya R&B. Nyuma yaje gukomereza amasomo muri Mount Kenya University mu ishami ry'itangazamakuru. Ibintu rero byamufashije gusobanukirwa neza uko yubaka izina rye no kubana neza n'itangazamakuru ndetse n'abafana. Indirimbo rero zamugize icyamamare ziganjemo Imitoma, ni indirimbo z'urukundo ziganjemo Imitoma, ndetse ahangaha akaba yitirirwa izina ry'umwami w'Imitoma. Mu mateka y'umuziki rero nyarwanda, indirimbo Intinyi yo mu mwaka wa 2009 niyo yabaye intangiriro ikomeye cyane y'izina rya King James. Nyuma yayo yakomeje gusohora indirimbo zakunzwe cyane n'urubyiruko rw'icyo gihe ndetse n'abakuze. Izo ndirimbo rero zirimo Naratomboye, Buhoro buhoro, Ndakwizera, Ganyobwe, Icyangombwa na Ndagukumbuye. Hari n'indi ivuga ngo ni Ndagukumbuye, ivuga ngo ko nkumva kuri phone. Indirimbo nayo yaciye ibintu birakomera. Ni indirimbo yakunzwe cyane n'urubyiruko rwo muri ya myaka za 2009, ndetse yakoze n'izindi zagiye zimugira umwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu ndirimbo z'urukundo, bituma rero ahabwa izina ry'umwami w'Imitoma. King James rero yagiye atwara bimwe mu bihembo bye bitandukanye, ndetse mu rugendo rwe
yagiye yegukana ibihembo bitandukanye byamuhesheje icyubahiro birimo Primus Guma Guma Superstar PGGSS mu mwaka wa 2012, aho rero yabaye umuhanzi wa kabiri wegukanye iri rushanwa rikomeye mu Rwanda, ahigika abahanzi bakomeye nka Jay Polly na Dream Boys. Icyo gihe rero yahembwe miliyoni 24 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko muri uriya mwaka wa 2012 miliyoni 24 yari amafaranga menshi cyane. Yagiye rero kandi yitwara neza muri Salax Award, ni Salax Award, aho yegukanye ibihembo birimo Best Male Artist na Artist of the Year mu mwaka wa 2011, ndetse akomeza no kwegukana ibihembo bya Best R&B Artist inshuro zitandukanye, umuhanzi mwiza muri R&B, umuhanzi mwiza w'umugabo, ndetse n'igihembo cy'uko ari umuhanzi mwiza w'umwaka wa 2011. Ibihembo nabyo yabyibitseho. Mu rwego mpuzamahanga yagiye hatana mu bihembo bya Palm Award, bisobanuye ngo ni Peer of Africa Music Award, byageraga muri Uganda. Ibitaramo rero byaberaga muri Uganda. Anahabwa rero ibihembo bitandukanye n'imbuga n'amaradiyo nk'umuhanzi wahize abandi mu bihe by'impeshyi. King James ahangaha ibihembo yagendaga abyibikaho. Uretse ibi bihembo yagiye rero anahabwa amashimwe n'ibigo by'ubucuruzi n'abategura ibirori kubera uruhare rwe mu guteza imbere umuziki nyarwanda no kwamamaza ibirango bitandukanye nka Airtel Rwanda na Primus. Aha yagiye naho yegukana ibyo bihembo by'ishimwe. King James ikindi ikirenze kuba ari umuhanzi, ni n'umucuruzi ukomeye wanze guterwa ipfunwe n'ubukene. King James rero mu buhanzi bwe yanashyize imbaraga mu bucuruzi, aho rero afite ibikorwa bitandukanye birimo uruganda rutunganya ibigori bikavamo kawunga, afite supermarket ndetse n'umushinga wa Zana Talent ufasha abakiri bato cyangwa se ufasha kuzamura impano z'abahanzi bakizamuka mu muziki. Ibi byatumye rero ataririmba agamije gushaka imibereho gusa, ahubwo akora umuziki awukunda kandi agashyira imbere ireme ry'ibihangano bye. Uyu rero abaye umuhanzi wanditse amateka nyuma y'imyaka 20 muri BK Arena. Igitaramo cye rero giteganyijwe ku itariki ya 1 Kanama 2026 muri BK Arena. Ni kimwe mu bitegerejwe cyane kuko rero kizaba ari cyo kwizihiza imyaka 20 amaze mu muziki. Kuba amatike yamaze gushira mu minsi 3 gusa ni ikimenyetso gikomeye cy'urukundo abafana bamufitiye, nuko afite abakunzi benshi bamushyigikiye kuva kera kugeza uyu munsi. Mbere y'uko igitaramo kiba, amatike yagurishaga rwose yahise ashira. Ayo yashyize ku isoko yahise ashira. Benshi mu bakunzi bavuga ko bakuranye indirimbo ze kuva mu mashuri yisumbuye. Ibi bigatuma rero iki gitaramo kiba nk'igihe cyo gusubiza amaso inyuma no kwizihiza urugendo rurerure rw'umuziki we. Wakwibaza ati se niki cyafashije King James kuzuza BK Arena mbere y'amezi 3 ngo igitaramo cye kibe? Nubwo rero amatike yamaze gushira kare, amaso yose ahanzwe kuri King James ngo harebwe niba azabasha kunyura abafana be mu gitaramo kizitabirwa n'imbaga nyamwinshi, ndetse iyi mbaga nyamwinshi ishobora kurenga n'ibihumbi 10, kuko muri BK Arena hajyamo ibihumbi 10. Ariko abazitabira iki gitaramo BK Arena izaba nkeya urebye ukuntu abafana abakunzi ba King James bamutegerezanyije amatsiko kuba bamubona imbona nkubone abataramira, ndetse benshi bibutsa
urugendo rw'ubuto bwabo cyangwa se basubiza amaso inyuma bibuka ubuto bwabo, kuko izi ndirimbo zareze benshi mu mibereho y'abakunzi ba King James. Urebye amateka amaze kwandika n'urukundo abafana bamugaragariza, benshi rero bemeza ko iki gitaramo cye gishobora kuzaba kimwe mu byibukwa cyane mu mateka y'umuziki nyarwanda. Hari n'abatangiye kwibaza niba yategura undi munsi wa kabiri w'igitaramo, cyangwa se akazagera no ku rwego rwo gukorera igitaramo kuri stade Amahoro yakira abantu 45,000 nk'uko rero bikorwa n'abahanzi mpuzamahanga. Ariko ibi ngibi King James azabikora, kuko urebye urukundo abafana bamugaragariza, gushyira hanze amatike agahita ashira, abakunzi be mu minsi 3 yonyine amatike ashyize hanze agahita asamirwa hejuru. Ibi bigaragaza yuko mu minsi iri imbere King James ashobore kuzataramira muri stade Amahoro, byibuze iyo yinjiza abantu 45,000, kandi ibi yabigeraho. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe kuri EYODEM TV, tujye tubana umunsi ku munsi.